ubundi umukobwa cyangwa se umudamu agera kuri stage yo kubyarana n'umuntu amukunda, umugabo ahora ari umugabo. muri make bivuge neza umuntu wese mwabyaranye Nyine umugabo ahora ari umugabo, especially iyo mwabyaranye. Yes, nongera bakire kandi mbifuza ikaze kuza kuri no channel ya Soso TV show. Nge mwumva ni Nyaga mbere ya kamera murabona Soso wanyu. N'umunsi turaje kugira ngo tubifurize umunsi mwiza. Hagati aho ngaho abasilamu bari mu gisibo nabo tubifurije kugira igisibo cyiza kizarangira ejo bundi kwa kangahe ko wa mbere. Soso turakwakiriye. Murakoze. Uri murarembe iki se ko tumva uri mu tuntu twa vibe? Nge nkunda roskana sana na. N'umunsi kwaje wifubitse? Hariho imbeho. Hari imbeho? Sure. Yeah. Jewe ndanubera ko nari ndi mu modoka naje nyine nta mbeho ngiye mbona naniki. Nese usetse waruje mu modoka iva he? Iva he? Ni modoka yanjye naje mu nyiparikari. Yes, aguha umugisha. Kandi atangiye gupinga. Je niba nkubwiye ko naje mu modoka nkayiparika, okay, ntari. Wewe ubwo biragaragara ko waje n'amakuru. Umutinda rotarya koko. Umushonja rotarya. Ubwo birumvikana. Sha. Hagati aho rumeze ute? Nari meze neza. Abafana barimo kugusuhuza bakwishyuza na groupe yabo. Ya groupe tuzayishinga ryarise. Okay, umuntu ushaka kujya muri groupe atwandikire. Yego ndaba nashyizeho nimero. Okay. Ibintu ni sawa. Uno munsi tuje kuganiriza abantu bakurikirana Soso TV show ku bintu bigiye bitandukanye ku makuru turimo turabona kuri no mihanda. Soso yego? Yego. Harayo ufite, harayo mfite, twese turayafite. Tutwaye duhere ku yawe. Ndashaka ko duhera ku yawe ko yanjye yo araza arakasa mutwe. Shamakuru mfite se ngewe. Je naye akababaro. Ndo wapfuye. Oya nta muntu wapfuye ariko dusengera Nita Pendo ararwaye. Ayo mama ararwaye ariko arimo aroroherwa. Imana nyine kumubaho ariko koroherwa. Imana ikomeze imurinde imwiteho ikomeze aba muri hafi. Ariko uravuze ngo Nita Pendo arantu mbisha Nita Pendo ariko batamuzi. Cyazo bazumuzaga batazi kana Nita Pendo. Turaza kumubashyiriraho uramubona. Bazamubona. Nita Pendo katubasobanira. Nita Pendo umunyamakuru harya asigaye akora kuri RBA. Asigaye akora kuri Kiss FM. Kuri Kiss FM. Sorry. Ubwo se yarwaye. Ngarwaye ama infection. Birumvikana za ndwara ariko nko ku muntu nkura w'icyamamare yagiye mu bitaro muri urundi rwego biba byabaye ibintu utamenya ukuntu bimeze ariko arware ubukira. Ayandi makuru dukurikijeho gukira. Andi niwe ugezweho. Akuyandi makuru? Kuyandi makuru ashyushye ubu ngubu ngiye rero bari muri tuzamuka kuri vibe nziza cyane. Ku makuru ariho nuko kuri TikTok abakobwa basaze abandi bose barimo kuzamura ngo ubu ngubu niba uri umuhungu uko wateye inda kabisa agafoto kawe yitegura ko bagiye kudarapa kuri TikTok. Nase gutera inda ni ikibazo. Induru zivuge. Gutera inda se ni ikibazo. Ndabizi ahubwo turababaza mwembe. Kuki babatera inda mukajya kudarapa abantu? Ni bamwe ne wanyu barimo kudarapa abandi bantu. Kurungura tera inda utatanga indezo ifoto. Hariya ngo barimo kugushyira bavuga ngo iki? Useless thing. Nibyo wewe ndumva nabizi. Nge nigucyo nabibonaga ariko nge natsikoro nzamuka. Nkabona hariho umuvandimwe. Nkabona Regine azamutse. Cyangwa nawe waje. Ntago nari nibona. Mukanya ariko tukwitegura. Bazubwo ngiye batari bancira wenda barimo barakeditinga bagashyira ku murongo. Nge ntabwo nari najya. Ariko najya kandi tukaganire. Ese koko nibyo. Ku muntu niba mwarabyaranye ntagufasha se bana tuzi ukuntu anijyazamo amatika ariko yaragufasha. Ugasanga ikosa niyo ryaturutse. Ese nibyo kujya kumudarapa. Aha. Uretse ibintu byateye by'ubu ngubu se mbona nge bitagakwiye. Ko muri zira challenge utushyiramo umugabo wawe. Ntabwo byagakwiye kabisa. Ubundi ngenzi ko umugabo ari umuntu wo kubaho. Ahava akagera. Hano yakoze igikorwa nk'icyo cyo gutera inda. Ni umuntu wo kubaho. Ese gute? Muri kumwe. Ese mwaratandukanye mwarakoze divorce. Ubundi ugomba kumwubaha gute? Aho uri hose. Mu byo urimo byose. Mu muco wa Kinyarwanda ahandi bo mu bindi bihugu simbizi umugabo ahora ari umugabo. Muri make bivuge neza umuntu wese mwabyaranye nyine umugabo ahora ari umugabo especially iyo mwabyaranye. Niba muzi ko we nawe mwabyaranye yego mwamuri kumwe mutari kumwe
ugomba umwubahe. noneho hari ikintu nyine njye ntabwo iriya challenge iri kuba ntabwo ndi kuyishyigikira ijana ku ijana, nta nubwo ari byo n'ababikoze ndabagaye. senkani yawe iriho ni iyihe yo kuyishyigikira? ntabwo ndi kubishyigikira njyewe habe na gato. ati gute? ni impamvu nyinshi zatuma ntabishyigikira. umugabo ubundi umukobwa cyangwa se umudamu agera kuri stage yo kubyarana n'umuntu amukunda, icyo kintu cyumve neza, abamukunda hahandi ubundi umukobwa ajya kwambarira ubusa umugabo amukunda. noneho iyo byageze kuri stage yo kubyarana, ntekereza ko mutabyarana utamukunda. aha none urasamye utwise amezi 9, iyo wafashwe ku ngufu nyine leta yashyizeho uburenganzira bwa muntu, ujya kurega cyangwa se ukajya kwa muganga ukajyana fagiti zigaragaza yuko udashaka uwo mwana inda bakayikuramo. yes rero nta mpamvu yo kugira ngo ubone ubyaye nurangiza witangire kwicuza nyuma. yehe iyo utamushaka uwemerewe kujya kubivuga, bakareba koko niba uwo mwana udakeneye kumubyara bakayikuramo hakiri kare. noneho ibintu byo kuza kumwandagaza, ni gute ubyara umwana amaraso aba ari ay'uwo muntu, warangiza ukaza kumudaraba. noneho ikintu kibi mbonamo cyane, ntabwo uba uzi umwana icyo azaba. birashoboka ko uwo muntu yaguteye ibikomere, uwo mwana ashobora kuzaba ari we ukuvura ibikomere umugabo yaguteye, cyangwa se no mu bukene nyine umwana azabikuvura. urumva ejo ashobora kuzaba umuntu ukomeye akakuvura. noneho tekereza uwo mwana uzabona waragiye kwanika papa we ku mihanda ngo ni useless man, useless thing, cyangwa se uramwanitse nyuma yaho muri yunze. ese byawe n'abantu bamaze kureba ni gute uzabikuraho kandi waramaze kujya gute? nyine niho hari ikibazo. umwana urumva azakugaya, icyo nicyo cya mbere, azagaya mama we. nta muntu muzima wakora ibyo bintu, sibyo? nubwo yanabikora ariko umwana yakugaye. gusa nyine abantu babyumve, ntabwo dushaka gutinda kuri aka kantu cyane, kuko n'abantu bagira ngo niko twaje kuganiraho, sibyo? kandi umunsi turagira ngo tujye tunyuramo muri make ku bintu birimo kuba kuri ubu. ntabwo twebwe kuri Channel Soso TV Show tuzaza tunyura ku bintu ngo tubirenze amaso tugende, tuzatubibona tuze tubabwira, tuvuga ati ni gutya mubigenze gutya, tubabwire bimeze gutya na gutya. noneho ikindi umwana ashobora kukugayaho nawe ugomba kwigaya. nta mpamvu yo gufata umuntu w'umugabo mwabyaranye ngo umwite umuntu utagira umumaro nyine, ikintu kidafite akamaro. kandi ejo ushobora guhura n'ikibazo umwana wawe akarwara, akagira nk'impanuka ituma abura amaraso. ese wajya imbere y'umugabo gute waragiye umwanika ku mbuga nkoranyambaga uvuga ngo ni useless, uvuga ngo nta mumaro afite? icyo gihe wamujya mu maso gute? nicyo kibazo mba mfite. yes umwana akeneye amaraso, ameze nabi, aho ntekereza ko wazicuza cyane. abantu baca akarongo, bamama rwose muri gukora bino bintu. njye ku giti cyanjye sinzi ibibazo ufite, ibikomere ufite, ntabwo rwose ari byo n'abafite muri gahunda bisubireho. buriya n'abahungu barimo kugashyiraho ko cyangwa agacarenje k'abahungu kari kazi ko kudarapa abakobwa. abakobwa se bakoze iki? abakobwa babyaye bakabatera abana. namwe nimujye nanjye kazi nkakora wowe nakora ko ntabwo ibyo ngibyo ngiye mbibagamo, sibyo? gusa abantu bo kuri ibyo ngibyo babyumvishe. n'uwari urimo gupaka ariko atari yabikoze arabyumva. n'uwari uri kweditinga akavideo rwose bawihanganye kumushyira hanze ntabwo aribyo biri butume aguhindeza. yes ahubwo arakwanga kurenza. noneho tekereza umugabo, wenda birashoboka ko uwo muntu wasanga no gutandukana kwanyu ari Imana biteye, yarabonye ko nta rugo ruhari, cyangwa se n'undi waba uri imbere umeze neza, yararebye ikabona n'umuntu akora ubukwe cyangwa mukabana nta n'ukwezi muzamarana. wenda ni nawe wari kumunanira, wa mukobwa we, wa mugore we, wenda ni nawe wari kumunanira. n'abagore bari kubikora. none si umubyaranye rimwe kabiri ntabwo uba warabaye umugore wo muntu. wenda umugabo akabona bitazavamo akigendera. inkweto igira iyayo. nimba umugabo abonye bitazavamo akigendera akajya gushaka inkweto ye, watuje ukererera abana bawe, washaka ukikorera n'agataro,
sasa ko warakaye wagira ngo nawe uri umugabo. Oya byambabaje iyo challenge nuko Bakudaje. inaga iri kunshimisha. nawe. Yambabaje. Noneho nyine reka nkubwire. Umugabo nimba abonye bitazavamo akigendera akajya gushaka undi mugore akanabyara hanze nyine akabyara abandi bana akigirira n'urugo rutuje akamera neza. Uwo mugore akajya akabona ari kuri TikTok akabona ifoto y'umugabo ngo ni useless man. Si amakimbirane atangiye cyane. Yes, aho ni ikibazo rero. Reka basi tugihore. Yego ngenda muzi yo byabayeho. Ajya avuga ngo imfubyi yumvira mu rusaku, sibyo? Kandi bagavuga ngo kumva benshi akumva ubwo bene we nibumve, sibyo? Kuko namutse nagariyo topic twazanye tutatinda bakagira ngo niyo topic y'umunsi ntago ariyo twazanye. Yanabayo kuganira ku makuru y'imana cyara kuri no mihanda kuri no munsi, sibyo? Nuvuga ngo hari indi nkuru nabonye tuvuye kuri iyo inkuru iriho yuko mu Rwanda naho hasigaye banza harimo kuza utuntu tumeze nk'utwo mu Buhinde ko gushimuta abana. Ayo makuru wowe n'ubwa mbere yumvishe? Oya. Ejo bundi ngira ndigendera ndimo ndikatira mu ikaritsiye nyakumva ati ngo nari ndimo ndavuga ku kintu kijyanye n'ishimutwa ry'abana wenda mu Rwanda, sinzi niba ari ugushimuta niba ari ukwibitiza, sinzi ukuntu nabivugamo. Nari mbabwiye ngo mu minsi ishize nari ndi hano mu gace navuze runaka nkatamo nagiye kuva muri ako gace numva barimo kuvuga ngo habura ibirengera abana babiri bose. Hari umwe harashize iminsi 2 baramubuze ngo yagiye kwiga, hari n'undi ngo wari wagiye mu gitondo ngo ari butahe ava kwiga ari butahe saa sita byabigeze mu masaa 10 ababyeyi bashatse ahantu hose bamubuze, babaza abana bavanye kwiga ati twebwe twamuheza kwiga ntigiye twongera kumubona, sibyo? Umuvandimwe nawe twahuye karanambwira ati hari agace mvuyemo ntumvisha avuga ngo hari abana babuze. Ibintu birimo kuba ni ibiki? Babuze burundu se cyangwa ni kwa kundi abana babarangaye? Kandi muri barimo kubura nta numwe nongeye gutara amakuru ngo numve ko bamubonye. Kubera iki se utabimenye? Kugeza na n'ubu nuko ubu ngubu bagize gute batanze ikirego abana batara. Na n'ubu ntago baraboneka. Yego ko byaba bikabije. Wenda umwe nigeze kumva numvisha bavuga ngo bamukuye ahantu ngo muri gare, niba ari muri gare yayo ntago nyivuze. Yahageze ateze? Turabizi. Ariko ako kantu umenye ko ibintu iyo birimo kuza biza gake gake. Kumva mu gace habuze umwana, muri aka gace habuze abana babiri bwabo. Byo bimeze biti. Ababyeyi cyangwa se abantu bakurikiranye channel ya Soso TV show. Niba ufite umwana making ashobora ko nibagiye ku ishuri nibuze ko agera mu rugo saa 6 ukabona saa 7 zageze saa 8 uricaye uriturije saa 11 z'umugwa zageze uritura. Bimeze biti. Aho nyine habarimo n'uburangare. Ubwo igisabwa ababyeyi babere maso abana babo. Yego. Kuko se aba bana bafite ubumuga babana n'ubumuga? Nta muntu n'umwe bari batwarwa ufite ubumuga. Nandi makuru kare numvisha ya oya nyine bibaho ariko nge nzi ko iyo umwana yabuze kenshi nka nyuma y'iminsi biraboneka. Ndimo ndanga kuvuga wenda ubuce kugira ngo bitaza kugira ikindi kigo. Ari nandi makuru numvishe yaho none bagiye kubafata bagiye kubatwara barababona baje kubatwara bahita bababona abarushimusi babana bahita babafata. Mana leta rero ni kazi ngamba. Urumva ntituramenya icyo barimo kubatwara babajyana kubamaza, sibyo? Swe ibaze umwana we kumva ngo yabuze, kumva ngo baramujyanye ashize iminsi 2 uramubonye. Ese byagenze bite? Mana turinda abo banyago atari yatwaye n'aba mu muryango byagenze gute? Nyine ubwo nyine kiriho hariho barushimusi. Ababyeyi babe maso, abadukurikiye mube maso ku bana banyu n'abandi bantu bose ahubwo. Yego n'abandi bantu bose babe maso. Noneho nanjye nubona abagabo baza bifatishwa ubwana babugurira bomba. Bariya mujye munabirinda bana bahohotera. Kwiga bose kubona umugabo arahagaze baravuga ngo sigo bamugurira bombo ngo ndi tonto wawe. Muri iyi minsi hari ba tonto rero babana turabiyamye. Kubona umuntu ahagaze kumana n'ibyo arimo gukora gusa ukibaza uriya muntu inyungu zirimo ntiziye. Abagira ngo umwana mwiyumvemo ejo amugurire bombo ejo amugurire indazi ejo umwana agenda amukurikiye. Yego batonto umwe ntago tubashaka. Ni ibintu bibabaje. Ngenza kubona ukita umwana wanjye ngo nguri tonto wiwe nakumena umutwe. No kuvuga ngo seriously tube maso twese ushaka kuvuga ngo n'umubyeyi yamweza ajya ku ishuri gasana umubyeyi nawe yagiye mu kandi kazi we nagenda mubonye. Ese nimwe ubonye umwana wo kwa runaka niba atashanyuze hano ukabona atahumwe n'undi muntu banyuze hano nawe ukitahira ukavuga ngo ni ibisanzwe ntago ari ibisanzwe. Nubonye nk'umwana yaratashe agiye wabo ukabona yanyuze indi nzira kandi kumwe n'undi wa muntu mukebure mubere maso tube maso abagenzi bacu. Yego ubonye umwana wa mugenzi wawe
ataha muri kano gace, ejo umubonye ataha atashya ugomba urabiretse ngo kumukebura. ni Oya ntabwo ari byo, mubere ibibazo. maso. Hari n'ahandi hantu nagiye ejo bundi haciho nk'ibyumweru bibiri, ndimo ndigendera tubona isoko ryaremye mu muhanda, ngo umwana bari bamutwaye, ariko ku bw'amahirwe bamufatiye wenda kugera i Rwamagana. Ukuntu byagenze, byo ni inkuru ndende mwana. Ukuntu byagenze, umugabo yateye umukobwa inda, umusore yateye umukobwa inda. Umukobwa amaze kubyara, iwabo w'umuhungu banga umwana, sibyo? Umukobwa nyine agiye kwaka indezo banga kuzimu, banga n'umwana, umukobwa amujyana mu rugo. Nuko haciyeho iminsi, umukobwa nyine arangije amujyana kwa mama we baramurera. Noneho umwana amaze nko kugira, umwana baramurera amaze kugira imyaka 3, ajya igihe cyo kujya ku ishuri, bamujyana nyine muri nasari. None umukobwa ahantu yaragiye ngo mu kazi mu ntara z'amajyepfo, yari muri wikendi, asiga umwana na mama wiwe mu cyaro nyine, arangije agenda mu kazi. Ajya mu kazi, ageze Nyabugogo ikabuga, imodoka iramugonga ahita arapfa. Yego arapfa. Noneho iwabo w'umuhungu bamenye yuko umugore yapfuye, ya mafaranga ngo batanga ibara assurance iyo bishe umuntu, iwabo w'umuhungu urabizi ko bari baranze umwana, babijyamo baravuga uti igihe umwana n'uwacu, uyu mugore yasize umwana. Barangije baza gutera itiku ahandi wa mwana bakwa nyirakuru, ngo muduhe umwana wacu. Urumva ubugegera, uwo mumama aramubima. Ubwo ngubwo birangiye bakajya bahura baza kumusaba n'ubuyobozi, umumama akamubima. Nuko birangiye barapowesha. Haciye iminsi mikeya baza gucunga umwana agiye ku ishuri, bavugana n'umumotari, bavugana n'umutice, nk'abaticamwe tuba twizeye tukabazanira abana bacu ngo mubarere. Urikumva, ugashukishwa n'udufaranga 100, 200. Ntago ari byo. Barazavugana n'umutice bamukubita amafaranga, ahita bahereza umwana. Urikumva, umumotari ahita afata umwana kugira ngo ya mafaranga assurance itanga izayahe babandi bafite umwana. Baragenda. Noneho umukecuru baramuhamagaye, baramubaza ati se umwana ko tumubonye ngo kukamusha arenga. Umumama ati kandi umwana yagiye ku ishuri ninjye namwijyaniye. Abantu benshi barangije ajya ku ishuri asanga umwana ntawe uhari. Babaza ticha avuga ati baje baramunyebye, barabakurikirana kuko amahirwe baramubuzanye. Ariko hariho ubujura bw'abana. Sinzi wenda ntiwamenya ikintu wa mwana bamutwariye. Ni umutima mubi kugira ngo nyine bagire indambi bajye kurya ayo mafaranga. Bagenda wenda bakabafotora wenda bakabishyura. Niba bigenda bitse wamenya. Sera amafaranga ubundi abarangaye ku buryo umuntu yacumurira paka akajya. Wamenya gusa ariko muri macyo tuvuga ngo nanafite n'umujinya, ntabwo muri uru Rwanda ahantu rwavuye abayobozi barimo ingabo ziriho, abantu bose bari muri iyo mipango yose bagenda bafata abana bakamarana iminsi igiye bakabagara akajya gutya. Barafitwa. Ako kana ni n'agakobwa. Barafitwa. Noneho uwo mwana nyine kubw'amahirwe yaragaruka, ariko njyewe isomo navanyemo aho ngaho, haracyariho abantu bafite indambi, ubukene, niba ari ubukene, nimba ari imico mibi, nimba ari ubutindi, ntabwo mbizi. Kuri ayo makuru yawe nyine wenda yawe ho bashakaga nyine amafaranga, anga babitewe ni ubutindi. Uko sinyeka ko aravuga ngo ni ubukene, urya mu bukene bwamenya no kuntu byitwaramo. Anga bari ubutindi kubera bwo kugira ngo yikubira ibintu bitari. Noneho ikimbabaza n'ukuntu bari baranze n'umwana. Kugira ngo umwange bamukuzaniye, none ujye kumuzana umwibyi. Umva ko kandi wa muryango wenda kugaye. Hari imiryango kandi imeze gutyo nyinshi. Hari imiryango ushobora kubona umuhungu cyangwa se umukobwa bagize gutya, n'umuhungu yatenda n'umukobwa yabyaye, ntago nta kintu mwavugana, ariko habona hajemo akantu k'amafaranga bitatangiye gukunda wa mwana wanyu. Urumva, kugira ngo n'aya mafaranga namukamunsi azavuga ati twe dufite umwana wabo, amafaranga y'abahanga ngo bayamaze iki ko banze no kurera umwana wabo. Baba bashaka kuyarya, baba bashaka kuyarya, basanga nta n'ishuri ryiza bishyuriramo n'umwana, nta mwenda muzima bamugurira. Umwenda muzima bamaze kuyafata se umwana bahita mukugarurira. Aha isi yariyubitse. Urumva ni ibintu utabonye kuri beza. Abantu barabakera, hariho abantu bafite imitima mibi, ubutindi, ubugome cyane, man sinzi imico mibi cyane. Gusa abantu bakurikiranye Soso TV show ntago byagakwiye rwose, ntago byagakwiye. Mwumvisha n'amakuru bwa mbere mubimenye ko ibyo bintu byaje byamagane. Niba ubonye wa mungani, niba ubonye ese umwana wa Soso atahanye n'umuhungu, urabizi ko Soso nta muhungu agira,
urabizi ko nta musaza watunze muri iyo karitsiye. Ngira amacenga ubwo umwana ati vayo vano dutaha. Abantu babaye babi mwana. Ariko uramubona mutambikanye nawe bakubaza ntawe nabonye kandi wamubonye. Ni ikibazo gikomeye abantu twifitiye. Tugerageze tubihindure. Ikiganiro cy'uno munsi cyari icyo twari tugiye kuvugaho, ariko ayo makuru wenda yanita Pendo urwaye umusengere n'abantu bose bari kwa muganga bose taranganishije. Mana yanjye, Mana urebera abantu imbabare bari kwa muganga soso, abantu bari kwa muganga none hariho n'ababuze n'amafaranga yo kwishura ibitaro. Mana ibarenze cyangwa se kabana nyine imitungo barimo barateza. Abantu bari kwa muganga, abantu turabihanganishije kandi turakomeza no kubasengera. Abantu bari muri level zose, ariko cyane cyane abantu bari kwa muganga soso. Hari bitaro mwe nagezeho, ariko tuzajya tunagira umunsi wo gusengera abarwayi. Nabona mu nzashyiraho umunsi wo gusengera abarwayi ku buryo buri wa gatanu tuzavuga ngo cyangwa ku cyumweru, tuzabikora. Ibyiza biri imbere. Rero kore subscribe kugira dukomeze twibanire. Abantu murimo murazamuka cyane. Niba hari umuntu wakoze subscribe kuri YouTube ya Soso TV show aturutse kuri wowe wamuhaye link, uri umuntu w'umugabo rwose. Ni ukuri wigurira akantu, nanjye ariko nzakugurira akantu kuko mange ku mutima uvuga uti wandika no muri comment gushyiramo na nimero niyo groupe tuyikora, tuzabashe no guhura tuganire tuvuge buti ngabo burya iyo umuntu wifuza kujya muri groupe yacu atwandikire, nta kibazo. Ni karibu, ibitekerezo byanyu birakenewe, inkunga zanyu z'amasengesho, umutima mwiza, mudukunda natwe turabakunda. Yego, nanjye mbasezerano mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri hose. Niba utameze neza Imana iragufasha. Soso naye basezere twitahire. Mugire amahoro ya Kristo, ndabakunda. Bye. Bye.